Yesu ashimwe. Turabashimiye cyane bongeye kongera nanone kandi guhurira mu isengesho ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Rero reka dusenge hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mana igira neza, turagushimiye. Bana natwe tugirire neza, ushyigikire n'abagiye kumva ijambo ryawe kandi rigira umumaro kuri twese mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusanga amazina nitwa Nyandwi Fideli. Impamvu nivuga kenshi kuko hari n'abantu wenda baba ari bwo bambonye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Dusanga muri Zaburi ya 93 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Haravuze ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Intebe yayo yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru, amajwi yazo. Inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi. Umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, nzanye ijambo rifite intego ivuga ngo Uwiteka agiye gutabara abantu be. Nako umuririmbyi wa 204 yaririmbye aravuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe. Dushimiye Imana y'amahoro itugirira neza. Hari ukuntu Imana iza, nguyu yarahuruye atyo. Hari ukuntu Imana iza abantu bari bazi ko itari buze. Hari ukuntu Imana gutabara abantu bari bazi ko itagutabara. Iyi Zaburi nukuri iranezeza muri jye, ngo Abisirayeli nabo ngo bararebaga bakabona ubutabazi ntabwo. Ariko shimiye Imana itabara. Ikintu kinejeje nuko iyi Zaburi atangira avuga ngo Uwiteka ari ku ngoma. Ndashimira Imana y'amahoro iri ku ngoma, kandi ari ku ngoma y'abantu bamwizera. Ntabwo ari ingoma kuvuga ngo buriya murashobora kuba ku ngoma muri iki gihugu ari ku ngoma, uyu nawe ari ku ngoma, i Burundi ari ku ngoma. Biterwa n'abayoborwa bari niba ari abanyarwanda bakavuga ngo uyu muntu ngo ari ku ngoma ngo ayoboye abo. Natwe rero uri ku ngoma Uwiteka ayoboye abantu bamwubaha, ayoboye abantu bamwumvira, ayoboye abantu bamwemeye, ayoboye abantu bamwizeye. Rero nawe azize yaciye inzira nk'uko burya no mu gihugu bajya bagira igihe cy'iterambere bakavuga ngo aho bazanyuza imihanda n'ahandi. Nawe rero yaduciriye inzira. Iyo nzira yo iravuga, ahandi indi mihanda ntivuga, ariko iyi nzira yaduciriye iravuga. Yesu yavuze ngo nijye nzira, we ni inzira ivuga. Mwami nashimwe. Ari ku ngoma, ari ku ngoma, azatugirira neza. Ari ku ngoma y'abantu bihanganye, ari ku ngoma y'abakobwa banze kwiyanduza, ari ku ngoma y'abagabo bihanganye, ari ku ngoma. Umwami natugirire neza. Hanyuma rero ngo Abisirayeli baganiraga mu buryo bw'ubuhanga, mu buryo bw'igiheburayo kugira ngo abanzi batabimenya, bakivugira ku nzuzi bakagira ngo ni inzuzi zisanzwe. Ubundi inyanja bisobanuye isi, hanyuma imiraba bigasobanura ibigeragezo. Ni nako inzuzi bimeze n'ubundi, nubwo zakwitera hejuru niyo miraba yazo nyine nuko zitera hejuru. Hanyuma shimiye Imana, izi nzuzi zavugaga ibigeragezo, zavugaga ibibuza rero gutambuka. Mwibuke Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani, bambutse uruzi rwa Yorodani, maze rero baruzi iyo rwitera hejuru rukabarenga ntibari kubona uko bambuka. Umwami natugirire neza. Izi nzuzi rero iyo zitaritera hejuru
bivuze mu mahoro. Iyo zitaritera hejuru ku bakobwa muri 15 abayumva azagira 18 afite benshi bamutere, ariko iyo ziteye hejuru abururu, iyo ziteye hejuru 30 iragera, iyo ziteye hejuru abururu abantu batangira kuvuga turi keza. Zitaritera hejuru, ariko iyo ziteye hejuru baravuga bati nta muntu uzakwemera. Iyo mu ngo zitaritera hejuru, ubusanga umugabo bamubwira batese bimeze bite, bamubwira batese mu gitondo urafata agaci, bamumesera imyenda agenda bamuhanagura, ubwo ziba zitaritera hejuru. Bamubwira bati rwose uri umutware mwiza, ariko iyo ziteye hejuru ubwo bisaba ko byimesera. Iyo ziteye hejuru bana baramuhugura, bahamagaraga papa, niba witwa Felicien ubwo abana nibyo bahamagara, ibya papa biba bivuyeho. Iyo zitaritera hejuru uri ku kazi abantu babona ukora neza, ariko iyo ziteye hejuru baravuga ngo yakoraga yiba. Iyo zitaritera hejuru uri muri korari baravuga ngo iyi korari yatangiranye nawe, ariko iyo ziteye hejuru baravuga ngo nta watabarwa yirimo. Iyo ziteye hejuru abantu baragusuzugura, iyo ziteye hejuru abantu baragupinga, iyo ziteye hejuru bigeragezo bije abantu barakurwanya, iyo ziteye hejuru abantu barakwanga, iyo ziteye hejuru umuryango uraguta, iyo ziteye hejuru abantu barakuvuma, iyo ziteye hejuru bakwita umuteramwaku, iyo ziteye hejuru ukanuraho igisambo, n'iyo utibye baravuga ngo yibye, bati ibintu mushakire kwa runaka. Ziteye hejuru, ariko umwami nashime yavuga ngo guhorera kwazo iyo harimo urusaku zaniteye hejuru bikurenga, n'ibigeragezo bikurenga bikitera hejuru bikakurenga wowe, bikarenga ubwenge, ariko ntibirenga Imana. Bishobora kurenga ubushobozi ufite, ariko ntibirenga Imana. Uri hejuru, haleluya, arabirusha imbaraga. Hanyuma yavuga ngo urusaku rwazo ntabwo byiteye hejuru gusa, ahubwo biranagusakuriza. Urumva urusaku rw'ibigeragezo, amajwi arimo akongorera kubwira ngo ntabwo bizakunda, ariko Uwiteka ari ku ngoma. Humura, niba uzi ko utandujwe, niba uzi ko utagiye mu bizira, humura, ari ku ngoma. Hanyuma ashima uyu mwami, niyo uri hejuru ngo ajya areba no mu muraba, ngo akareba inyanja akayibonamo imiraba. Iyi miraba yaje abantu bakureba uko bashatse, ariko shimiye Imana y'amahoro, Imana yumvise gusenga. Ngo Uwiteka uri hejuru arabirusha imbaraga, yabirushije imbaraga turabibona. Hari ibyo yarushije imbaraga, ageze ku nyanja abirusha imbaraga, arabambutsa. Ari mu butayu abarushije aragenda abirusha imbaraga, arabarengera. No kuri Yorodani yabirushije imbaraga, arabambutsa. Turashimira Imana, ngeze no mu gihugu cy'isezerano hari ibintu yarushije imbaraga, abanaki barahunga. Hari ibintu yarushije imbaraga, turashimira Imana ko ari ibintu yarushije imbaraga. Yarushije imbaraga byinshi, abana bariga, yarushije imbaraga ibintu byaturwanyaga tuyoberwa aho bigiye. Yarushije imbaraga ibintu byinshi, afite imbaraga, kandi imbaraga afite sahanda zitira. Abirushije imbaraga, yabirushije imbaraga. Igihe kimwe nigeze numva mu ijambo nasomye Yesu ngo ibigeragezo bitaramubaho byinshi, ngo bakomaga amashyi bati hahirwa uje mu izina ryawe, ngo bagakoma amashyi bagasasa bakazunguza imikindo. Ariko inzuzi ziteye hejuru, ibigeragezo bije, baratangira. Pilato ngo arabaza ngo tubabohorere nde? Babohanye n'igisambo. Baravuga ngo kugira ngo ubohore Yesu, bohora igisambo. Iyo ziteye hejuru babona urutwa n'igisambo. Niyo mpamvu usengana n'abantu bakavuga bataho kugira ngo twongere gusengana nawe, afazari twajya kuraguza, bakaraguza kandi barasenze. Ni ukubera ko nyine ngo ziba ziteye hejuru. Ariko uri hejuru, abantu bategereje Imana y'ubwayo iraje, kandi ije kureba uburyo abantu nabo bakenyeye. Niba bakenyeye ukuri,
niba bakenyeye kwihangana aje kureba uko bakenyeye, aje kureba uburyo avuga ati rwose ni mwebwe nkwiye kurengera. Nawe rero ifatanye n'abantu bizera Imana, izera Imana, ngwino nawe wizera Imana uce bugufi kugira ngo Uwiteka abaze kurengera, abantu aze gutabara nawe ubonekemo, abantu aze gutabara nawe wibonemo, bana bawe wibonemo. Ngwino ari ku ngoma ariko si ugupfa gutabara. Abantu benshi bakunda bakavuga ngo Mana dutabare, bagashaka gutabarwa nka Dawidi kandi bakora nka Goliyati. Abantu bagashaka gutabarwa nka Moridekayi kandi bakora nka Hama. Niba wowe ugira ngo Imana igutabare, kora ibyo Imana ivuga. Muri 15 bavuga ngo aravuga ngo kora nka Aburahamu kugira ngo utabarwe nka Aburahamu. Ni gukora nka Aburahamu, ni gutabarwa nka Aburahamu. Ntabwo wakora nka Yezebeli ngo ushake gutabarwa nka Esiteri. Wowe niba uzi kandi niba ubonye Imana kandi ihari igakubita Goliyati, jya ureba ikimukubiti, icyo uhita ugihunga uvuge ngo nanjye yikubise Goliyati, nanjye ninkora nka Goliyati yankubita nk'uko ikubise Goliyati. Wihuta avuga ngo ngwino ukubite, ngwino umenagure, ngwino usenye. Hari igihe yaza igasanga mu bantu rumura, hari igihe yaza igasanga mu bantu ruzi, igasanga hari ibintu kukumu, igasanga hari ibyo wiba. Abantu batoberera burya uba wiba, iyo baguha akazi ukabiba burya ubaye uruzi. Hari ibintu ubuhururanye ntibamenye ibyo ari. Hari igihe waba uruzi rero ugahamagara Imana ngo ntabara, kandi ubaye nawe isumo ikurura byinshi. Hanyuma egera Imana ube ugiye kuza, ariko se ize kubigenza gute? Ize guhemba no guhana. Ese ndi buhanwe? Ese ndi buhembwe? Umenye uruhande urimo, wegere uruhande rwo guhembwa ukanezerwa, kuko Uwiteka azanye imbaraga zo kuturengera. Abantu bamwizeye, niba ubyemera aho uri nawe tekereza uvuge ngo ese nakoze gute? Ese Imana ije nahembwa gute? Ese Imana ije natabarwa gute? Ese Imana ije nakwakira igisubizo kimeze giti? Niwe uvugana n'umutima wawe bitewe n'uko ukora. Niba uzi ko wiba, niba uzi kusambana, niba uzi kuraguza, niba uzi kubeshya, niba uzi kugira amanyanga, wowe bira umutima wawe ngo Imana ije nabigenza gute? Imana ije yampa igihembo kimeze gite? Hanyuma uvuge ngo iraje koko yamaze gukenyera, kandi ntiwamenye uruzi urwo ari rwo. Ushobora kuvuga gutyo ukabijyana mu ruzi ukavuga ati ubwo n'uruzi nyine ntabwo izavugana n'uruzi. Ni wowe, iyo umuntu abaye ikigeragezo mu bandi ababaye nk'uruzi. Hanyuma tugiye gusenga, wowe wamaze kwitekerezaho. Mana igira neza, Imana y'amahoro, abumvise ijambo ryawe arabaciye bugufi mu mutima, bashoboze kuko umwanzi akomeza kubarwanya, kuko namaze kumenya neza ko umwanzi nawe agira amavuna. N'abibaga kera bakabireka yongera kubigisha ngo bongere bibi, abanywaga inzoga bakazireka yongera kubigisha ngo bongere bazinywe. Rero byari byigisha afite kugira ngo banasubize mu byaha, n'abandi bari mu byaha ubakure kugira ngo ijambo ryawe ryamamare kandi rigire ububasha hose. Urakoze, turagushimiye, senze twizeye izina ryawe Yesu, amen.